Ndagusuhuje nshuti muvandimwe, nkwifurije igitondo cyiza. Reka dukomeze nk'uko tumaze igihe twigana igitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya. Uyu munsi turi ku gice cya 13 kitubwira imirire yagenewe abana, aho tugeze ku ngingo ya 349 ndetse n'iya 350 itubwira ngo mwige gukoresha ibyoroheje. Ibyo kurya bigomba gutegurwa mu buryo bworoheje ku buryo umugore atabihugiramo igihe kinini. Ni iby'ukuri ko gutegurira ameza ibyo kurya bifitiye akamaro umubiri bigomba gukoranwa ubwitonzi n'isuku ku buryo buteye ipfa. Ntimukibwire ko ibyo mutegurira rimwe igihe cyose biba bihagije kandi bibera byiza abana, ahubwo mujye mukoresha igihe gito mu gutegura ibyo kurya biruhije igogora bigamije guhaza irari, naho igihe kinini mukimare mwigisha kandi muhugura abana. Nimureke imbaraga mukoresha ubu ku bintu bidafite akamaro, muhugiye ku guteganya ibyo muzarya, ibyo muzanywa n'ibyo muzambara, muzishyire mu kwita ku isuku bagomba kugira ku mibiri no ku myambaro. Inyama zifite ibirungo bihagije zigendanye na za gato cyangwa imigati yuzuyeho isukari n'amata biteza ikibazo ingingo z'igogora z'abana. Baramutse bamenyerejwe ibyo kurya byoroheje kandi bifite intungamubiri, irari ryabo ntiryaba rigikeneye bene ibyo byo kurya bikize ku mvange mbi. Kugaburira abana inyama si cyo kintu cyiza cyatuma bagira ubuzima bwiza. Kubatoza kurya inyama bitera imibiri yabo kumererwa nabi. Biroroshye cyane guteza abana kurarikira ibidafite akamaro kuruta gukosora no kugorora irari ryamaze kwinjizwa mu mubiri. Rero bavandimwe, izi ni inama Imana ibiduha ababyeyi. Nimwirinde kumenyereza abana banyu kubaha inyama, ahubwo mubategurire ibyo kurya birushije ibindi kuba byiza, bikomoka ku mbuto, bikomoka ku mboga, bikomoka ku bitera imbaraga. Rero Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu.